Kugira ibiro byinshi cyangwa se ukaba wagira umubyibuho ukabije ni ingorane ikomeye cyane ku mubiri wawe kuko bikugiraho ingaruka mu gihagararo ndetse no mu mitekerereze physically and mentally. Bimwe mu byago byo kugira umubyibuho ukabije harimo nko kugira indwara z'umutima arizo zitwa cardiovascular diseases. Umubyibuho ukabije wongera ibyago byo kwatakwa n'umuvuduko w'amaraso, guhagarara k'umutima ndetse na stroke bitewe n'uburyo ibinure biba byafunze cyangwa se byabyize imiyoboro y'amaraso, imijyana y'amaraso arizo zitwa arteries, bituma umutima unanirwa kubera gukoresha imbaraga nyinshi. Bivuze ngo uko usunika amaraso biwugoye bituma ukoresha imbaraga nyinshi cyane, bikaba byawuviramo no guhagarara cyangwa se n'izindi ndwara z'umutima. Ikindi ni diyabete yo mu bwoko bwa kabiri abantu benshi bakunze kwita igisukari. Umubyibuho ukabije, yaba ukabije cyane, ugendana n'ibinure byo kunda. Kenshi usanga uko umuntu agenda abyibuha ariko umubiri ugenda ubika ibinure ku nda, bituma utunyangingo duto cyangwa se cells ziba zitakibasha kwakira neza umusemburo wa insuline, kandi niyo navuga ishinzwe gufungura imiryango isukari yinjiramo ijya muri utwo turemangingo duto. Ibinure rero bituma habaho icyitwa insulin resistance. Insulin resistance ibaho iyo izo cells cyangwa se twa tunyangingo duto ziba zitakibasha kwakira itegeko cyangwa se ibwiriza ryo kwemerera isukari iri mu maraso kuba yakwinjira muri seli, aho ari naho habera ihindurwamo ry'imbaraga, ya sukari ihindurirwamo imbaraga bikadufasha mu kazi ka buri munsi. Iyi sukari twibuke ko iba yavuye mu byo twariye. Umubiri ufata ibyo kurya twariye ukabishwanyaguza, none ukabikoramo isukari ugahita uyohereza mu maraso. Iyo igeze mu maraso niho iba igomba kwinjira muri cells cyangwa se muri utu tunyangingo dutoya, aho ihindurwamo imbaraga zidufasha mu kazi ka buri munsi, ndetse iyo sukari nayo ijya gutunga ubwonko n'ibindi. Ibyo rero iyo bibaye bivuze ko mu maraso haba harimo isukari nyinshi, bityo impindura pancreas ariyo ikora wa musemburo wa insulin ikomeza gukora uwo musemburo ujya mu maraso. Ni ukuvuga ngo yo ikora bitewe n'uko mu maraso harimo isukari. Iyo mu maraso harimo isukari iba yumva ko nyine hakenewe insuline yo kugenda ngo ifungure ya miryango. Bivuga ngo uko isukari iba nyinshi mu maraso niko n'impindura ikomeza gukora cyane. Noneho izi insuline ziragenda zagera mu maraso, zajya gukingura za cells zigasanga za cells zitacyumva ryabwiriza. Kandi noneho si ibyo gusa kuko n'izi cells ziba zikomeza kubwira ubwonko ko zishonje. Ni ukuvuga ngo ziba zikeneye isukari, bigatuma nanone umuntu akomeza kumva ashonje, bituma umuntu akunda kurya. Ko kenshi na kenshi usanga hari abantu babyibushye cyane ugasanga akunda kurya, biba bitewe n'icyo kibazo. Rero iyo ibi bikomeje kubaho birangira umuntu arwaye diyabete mu bwoko bwa kabiri ariyo kunda kwita igisukari. Rero bimwe mu bitera ibyago byo ko umuntu yarwara iyi diyabete ni umubyibuho ukabije ndetse no kuba umuntu afata amafunguro arimo isukari nyinshi. Akandi kaga gaterwa no kugira umubyibuho ukabije ni ukuribwa mu ngingo. Kugira ibiro byinshi bituma ingingo ziremererwa cyane nko mu mavi ndetse mu matako, bituma umuntu agira ibibazo byo guhora aribwa mu ngingo ndetse n'umugongo. Kenshi na kenshi uzasanga abantu bafite ibiro byinshi cyangwa babyibushye cyane bakunda gutaka umugongo. Si ibyo gusa kuko n'agahu gakunda kuba mu ngingo cyangwa se aho amagufwa ahurira karangirika, bikarangira amagufa asigaye yikubanaho, bishobora gutuma umuntu abyimbirwa mu ngingo cyangwa se akagira uburibwe bwinshi. Akandi kaga gaterwa no kugira umubyibuho ukabije ni ukubura ibitotsi. Ibiro byinshi bituma ibinure bigenda bikazenguruka inzira z'ubuhumekero, upper airways, bituma umwuka utinjira cyangwa se ngo usohoke neza mu gihe umuntu asinziriye, bituma umuntu ashobora kurara ashikagurika cyangwa se akabura ibitotsi cyangwa se akarara agona, bishobora kubangamira mugenzi wawe. Urumva nacyo ni ikibazo gikomeye. Kandi kaga gaterwa n'umubyibuho ukabije ni ibibazo mu rwungano ngogozi cyangwa se digestive system. Umubyibuho ukabije wongera ibyago byo kurwara indwara nka gallstone, gastroesophageal reflux ariyo bita ikirungurira. Mu gihe gallstone yo ari igihe ibinure byakoze akantu kameze nk'ibuye muri gallbladder, ni igice gito cyane kiba kiri munsi y'umwijima. Si ibyo gusa kandi hari akandi kaga kazanwa n'umubyibuho ukabije, harimo kanseri zimwe na zimwe. Izi kanseri zimwe na zimwe zifite naho zihurira n'umubyibuho ukabije. Urugero harimo nko kuba umuntu yagira kanseri y'amabere, yarwara kanseri y'amabere, colon cancer, kanseri y'umura runini, ndetse n'izindi kanseri zishobora kwataka nk'igifu cyangwa se n'izindi zishobora kwibasira abagore cyane cyane nko muri nyababyeyi. Ibi bikunda kubaho nyuma yo gucura. Si ibyo gusa bishobora no kugutera ibibazo byo mu mutwe. Umubyibuho ukabije ushobora gutuma umuntu yumva yiyanze bitewe n'uko abandi bamubona. Tuvuge niba wenda ari umuntu ukiri mutoya, abantu babana, abo bigana bashaka kuba bamuserereza bitewe n'ingano ye. Ibyo rero bishaka gutuma yumva yiyanze
cyangwa se akumva agize ipfunwe, bikazana umuhangayiko ndetse no kwigunga bitewe n'uko afatwa. Si ako kaga gusa, uko umuntu agira umubyibuho ukabije niko kugenda bimugora, kuzamura akaboko bikaba byamugora, gutera intambwe bikaba byamugora. Ibyo rero byo bituma uko umuntu yakoraga akazi ka buri munsi bigenda bigabanyuka, ibyo nabyo bishobora gutuma akomeza kubyibuha cyane kurutaho. Si ibyo gusa kandi, uko umuntu agenda abyibuha bikabije bishobora gutuma mu mubiri habaho cyitwa hormonal imbalance, bishobora gutuma ubuzima bw'imyororokere budakora neza, haba mu bagabo cyangwa se mu bagore. Ese ni gute wamenya ko ufite umubyibuho ukabije? Turavuga uburyo bubiri ushobora gukoresha. Uburyo bwa mbere ni uburyo bwitwa BMI cyangwa se Body Mass Index. Aha ni ugufata ibiro ukabigereranya n'uburebure bwawe. Aha ufata ibiro muri kilogarama ukabigabanya n'uburebure bwawe muri metero bwikubye kabiri cyangwa se square. Icyo ubonye nicyo cyitwa BMI. Iyo ubonye imibare iri hagati ya 24 n'igice kugeza kuri 29 n'igice, icyo gihe tuvuga ko ufite ibiro byinshi cyangwa se overweight. Gusa akaga ko kugira ziriya ndwara aba ari gakeya. Noneho iyo ubonye imibare 30 kugeza kuri 34 n'ibice 9, icyo gihe tuvuga ko wagize icyitwa obesity class 1 cyangwa se ni umubyibuho twavuga woroheje, ariko nawo ujyana na ka kaga twabonye hejuru. Iyo ubonye 35 kugeza kuri 39 n'ibice 9, icyo gihe uba ufite umubyibuho ukabije, aho ibyago byo kugira ka kaga twabonye hejuru biba byiyongeye ndetse biri hejuru. Noneho iyo ugize 40 kuzamura, icyo gihe byo ibyago biba byiyongereye, nivuga ngo ibyago biba byikubye. Gusa nanone ku bantu baterura ibiremereye bakunda guterura ibyuma, ntabwo BMI yagenderwaho kuko maso zishobora kuba zarabaye nini. Icyo gihe rero ntabwo twavuga ko afite ibyago byo kurwara ziriya ndwara, kuko ntago umubyibuho we uba uterwa n'ibinure, ahubwo aba ari masozi. Cyangwa se nanone tuvuge urugero nk'umuntu ashaka kuba yifitiye mu nda zeru ariko amabuno ari manini, cyane cyane ku bagore. Ntabwo uyu muntu twamufata ngo tumugereranye n'umuntu ufite ibinure bizengurutse inda. Niyo mpamvu hari ubundi buryo bwo gupima umuzenguruko w'inda, tukaba twabasha kumenya ingano y'ibinure biriho. Aha rero ufata metero riba imwe y'abadozi, ugakoresha igice cya santimetero. Hari igice kimwe kiba kitari muri santimetero, ariko hari n'ikindi gice kiba ari cya santimetero, akaba ari cyo ukoresha. Ubundi ugapima umuzenguruko w'inda ku nda yegereye ku gice cy'umukondo. Byaba byiza undi muntu agufashije. Ku bagabo rero, iyo ubonye 94 kugeza ku 102 biba bikabije ariko mu rugero, ariko iyo birenze 102 biba bikabije cyane. Ibyo bikwereka ko nyine ufite ibinure byinshi ku nda. Mu gihe mu bagore ho ufata, iyo ubonye 80 kugeza kuri 88 biba bikabije mu rugero, ariko iyo birenze 88 biba bikabije cyane. Ibyo bigufasha kumenya aho uhagaze. Biba bitagukundira ko wafata ibyo bipimo cyangwa se wumva bitagukundira, ushobora kugana ivuriro rikwegereye. Haba hari inzobere mu mirire bakaba bagufasha ndetse bakaguha n'ubundi bujyanama. Mbese uramutse ubonye ufite ibyo binure byinshi ku nda cyangwa se ufite umubyibuho ukabije, ariko cyane cyane ibinure byaraje bikajya ku gice cy'inda, wakora iki? Kugabanya ibinure byo ku nda ni ingenzi cyane ku buzima bwawe ndetse no ku buryo ugaragara muri rusange. Aha ndavuga physical appearance. Aha hari icyo wakora. Icya mbere, kwibanda ku mafunguro mazima cyangwa se health diet, harimo nko kurya amafunguro akize kuri fibre. Aya ni amafunguro aba yifitemo utugozigozi, urugero twavuga imboga n'imbuto ndetse n'ibishyimbo. Ibi iyo bibaye byinshi ku isahani yawe bituma wumva uhaze, nyamara nta sukari nyinshi cyangwa se calories iba yinjiye mu mubiri. Ibi rero bituma nyine umubiri wawe udashobora kubika ibinure, kuko nyine ibyo byo kurya uba wariye nta binure biba bifite. Kurya lean protein, izi lean protein twazibonye muri video ishize, twavugamo nk'ibinyamisogwe, amafi, amagi cyangwa se inyama z'inkoko ku bazikoresha. Byatuma imikaya cyangwa se muscles imera neza, hanyuma umubiri ugakoresha ibinure, bityo bikagabanuka cyane ko umubiri ubundi ntabwo ujya ubika proteine, ukoresha izo ukeneye, izindi ukazisohora. Nivuga mu gihe suruse cyangwa se inkomoko y'imbaraga umubiri uri gukoresha yavuye kuri bya bindi bishobora gukongera ibinure, ahubwo bikajya kuri proteine umubiri udashobora kubika, bifasha umubiri gutwika bya binure bikagenda bigabanyuka. Ikindi ni ukugabanya cyangwa se kureka isukari ndetse n'ibindi bitera imbaraga
biba byanyujwe mu nganda, urugero nk'imigati, kawunga, amakaroni ndetse n'ibindi bisa nkabyo byongera ibinure byo kunda, kuko umubiri iyo umaze gukoresha ibyo ngibyo cyangwa isukari ikomoka muri ibyo ngibyo ukagira iyo usagura, umubiri uyihinduramo ibinure. Ubwo rero ushaka kugira andi mahitamo ugakoresha ibinyampeke by'umwimerere, cyane ko biba bikize no kuri fibre. Si ibyo gusa, ukwiye no kureka cyangwa se ukanywa bike mu biryo byongewemo amasukari, harimo nk'amaji ndetse n'amafanta. Kugabanya cyangwa se kureka ibiryo byatekewe mu mavuta nk'amafiriti ndetse n'ibindi biribwa bikunda kuza bifunze, umuntu ashobora kugura bifunze agahita arya. Ibyo byo kurya byose biri mu biryo byongera ibinure cyane. Kurya bike, ahubwo wakumva ushonje ukaba wakongera ugafata utundi two kurya duke, byakurinda kurya byinshi bigatuma umubiri ubona ibyo ukeneye gusa, ndetse ukabona n'umwanya wo gutwika bya binure byo kunda. Ikindi kintu gikomeye ndetse gikunda kunanira abantu benshi ni imyitozo ngororamubiri, ariko mu byo twavuze byose ni ngombwa gukora imyitozo ngororamubiri ndetse ugahozaho. Iyi myitozo ngororamubiri twavugamo nko kwiruka ndetse n'indi myitozo ukora ukahagira. Iyi ngiyi ifasha umubiri wawe gutwika ibinure, uvuga ngo uko umuntu aba ari gukora iyo siporo niko umubiri uri gutwika ibinure, kandi urumva ko byakugabanyiriza ibinure byo kunda. Ikindi ni imyitozo iremereye, urugero nko guterura, nayo ituma umubiri wongera uburyo utwikamo ibinure ndetse bikanawufasha gukora neza, aribyo byitwa metabolism. Ikindi ni ugusinzira uko bikwiriye. Abantu benshi kubera ubuzima bwo muri iyi minsi ntabwo bakibona umwanya wo gusinzira uko bikwiriye, ndetse biba byiza iyo umuntu asinziriye byibura amasaha 2 mbere ya saa sita, ugasinzira hagati y'amasaha 7 kugeza ku masaha 9, bituma imisemburo yo mu mubiri wawe ikora neza, kuko iyo umuntu abuze ibitotsi byongera umusemburo wa cortisol ufitanye isano no kongera ibinure kunda. Ibi bigendanye no kwirinda umuhangayiko. Iyo umuntu ahangayitse cyangwa se afite stress, nabyo byongera wa musemburo. Bivuze ngo umuntu ashaka no kurya ibiryo bikeya ariko umubiri bitewe n'uko utari gukora neza, yabusobrusi bitari kugenda neza, bigatuma umuntu abyibuha bitewe n'umuhangayiko. Rero iyo umuntu yirinze stress akabikora binyuze muri siporo, mu myitozo ngororamubiri, gusabana n'abandi, bituma wa musemburo ujya hasi ndetse n'umubiri ukabasha gukoresha ibyo kurya mu buryo bwiza. Ikindi ni ukunywa amazi. Kunywa amazi nabyo bifasha igogora. Byaba byiza umuntu anyweye amazi mbereho iminota 30, amaraso yatembera neza, urwungano ngogozi rugakora neza, ndetse umuntu akumva ameze neza muri rusange. Ibi tuvuze hejuru guhozaho ni ingenzi, ko byagaragaye ko hari benshi atangira gufata regime runaka, hamara iminsi runaka akaba biretse, yakora siporo iminsi 3, ku munsi wa 4 akaba yacitse intege. Ni byiza rero guhozaho, bikaba byiza wenda niba wiyemeje gukora imyitozo ngororamubiri ugashaka impamvu izajya ituma wihatira gukora siporo. Ushobora kujya mu itsinda ry'abantu bakora siporo, ushobora gushaka mugenzi wawe mufatanya, cyangwa se ugashaka n'umutoza, ugashaka n'umuntu uramutse ufite ubushobozi, ushobora no gushaka umuntu uzajya ugufasha gukora imyitozo ngororamubiri, yaba nabihemberwa, urumva nyine yajya abishyiramo imbaraga kugira ngo udacika intege.